umwete tukabwira isengesho ry'ayandi aho tuzadutegurira amasomo matagatifu kuri bombe turaboneka mu tukasi twisabira dusabira n'abitwaye umuswa bose dusabira n'abamugize umurinzi wabo kugira ngo babe urugero bajye bamukurikira kandi bamukurikize umucyo utwanya ibyaha byacu turashobora kumva ijambo ry'Imana ryateguriwe no kwigitambo tukasi dufite umutima unogeye Imana nemere imbere y'Imana ishobora byose Imana ishobora byose ntitubabarire idukize ibyaha byacu maze izatugeze mu bugingo bw'iteka.
none sundi naho batatu basomera none kuri babiri
oya natwe umvise amasomo angahe atatu ngaha gusa muzahemeye kuko babarishije umvise amasomo atatu cyangwa se amasomo abiri ariko bavuze kuvuga amasomo abiri babyishe isomo rya mbere ryavuye mu gitabo isomo rya mbere isomo rya mbere kabiri Yang kita itu berumah tujuh. urabona telefone isomo rya kabiri bagiye kwiki Ndondandira yandikira abandi ivandimwe yanditse bandi kumvise ndayanditse numa ibyo mari ibyo tayi ivandimwe kumvise umunsi ndayanditse Mariko, ndio iso. Ndio iso. Pode ser escrito. Kugira ngo tugire indangagaciro zituranga kandi tugire uburere bwiza. Twakomeze rero mu Banyafilipi inama Pawulo Mutagatifu wagiriye zigire zacu kugira ngo hariya amagambo ye guhera muri Bibiliya ahubwo yinjiye mu buzima bwacu bwa buri gihe. Batubwiye rero byinshi cyane ati mwishime ati kandi ibyo mukoze byose mubikore kugira ngo biheshe Imana ikuzo kandi bibe namwe bagire akamaro. Izindi ngingo batubwiye nziza twashimye muri iryo somo ni ibi dukerangiye buri muntu wese natubwira icyo asigaranye cyumvise cyakora umutima uburyo agenda akacyandika ahantu n'agashyira mu buzima bwe cyakimuranga. Mumbwire y'amasaza mugabo kirabamereye ufite n'ikamu y'ibitandika batavuga Samariya bagiye muki yicaye wowe Murakoze. Tubajije ngo twebwe yego twavuyemo aho ngaho hari ubwo butumwa Pawulo yandika na Filipi. Njyewe icyo nakuyemo ni uko ngomba kugira ibyishimo aho uri hose. Murakoze. ibyishimo biturutse heza Ibyishimo biturutse ku Mana. Imana se ni iki? Murakoze. Imana muri iyi si cyangwa se ahandi hose, Imana ntabwo wabona Imana ni iki, ahubwo Imana ni byose. Yeah.
Nyagasani twumve, Nyagasani dufashe, Nyagasani twumve, akira amasengesho yacu. Nyagasani twumve, Nyagasani dufashe, Nyagasani twumve, akira amasengesho yacu. Dusabire Kiliziya ntagatifu ko yashinzwe na Yesu Kristu, n'inyigisho n'imyifatire y'abana bayo, bitera abantu kwemera ko Imana ari umubyeyi. Tubisaba Imana. Nyagasani twumve, Nyagasani dufashe, Nyagasani twumve, akira amasengesho yacu. Usabira abahirikanira ku kwita ku burere, urubyiruko, ubuzima bw'abana batagira kirengera, bafashijwe n'ingero nziza za Yohani Bosco, be kudohoka ku butumwa, baharanire kurera igihugu na Kiliziya. Abarerwa bakundwe kandi bitabweho, bazagera ku mukiro w'iteka. Tubisaba Imana. Nyagasani twumve, Nyagasani dufashe, Nyagasani twumve, akira amasengesho yacu. Twisabire n'abateraniye hano, Ukarisitiya ntagatifu dusangira muri iki gitambo, itubere ifunguro mu ngero nziza twasigiwe na Mutagatifu Yohani Bosco, itwinjiza mu byishimo, urukundo, ubwitange, icyizere n'ukuri. Tubisaba Imana. Nyagasani twumve, Nyagasani dufashe, Nyagasani twumve, akira amasengesho yacu. ntabwo hari mutagatifu Bosco k'umwigisha w'inzira y'agakiza muri Kiliziya yawe, iyo natwe gukurikira Kristu umwigisha wacu, uzagere iwawe hamwe n'abavandimwe bacu, kubwa Kristu umwami wacu.
Iteka ryose
uje dukurikiza ingero za mutagatifu Yohani Bosiko tugukorere udatezuka n'umutima wacu wose kandi tugira abantu bose akamaro twitera urukundo rutadohoka ubwa Kristo umwami wacu. Nagira ngo mbere y'uko umwepiskopi adusoreza igitambo cya misa tubanze tumushimire tumuha amashyi y'impundu kubera ko yifatanyije natwe kuri uyu munsi. Dushimire kandi abasaserdoti badufashije kandi bafashe musenyeri kuduturira igitambo cya misa. Dushimire kandi abatumirwa bacu bifatanyije natwe impande n'impande nabonye barimo nabo reka tubashimire kuko bafashe umwanya wo kujya gukorana. Dushimire kandi na korali yaturirimbiye neza ikadufasha guhimbaza ibirori twishimye tunezerewe. Natwe nk'umuryango mugari w'ababa cyangwa se bakorera ndetse n'abarerwa muri Don Bosco twiha amashyi kuko natwe tuba agaciro. Murakoze cyane. Aka kanya rero urabona ko igitambo cya misa kigiye guhuza kugira ngo bagezeho ko gahunda zirakomeza muri sale ya pastorale ya hepfo. Turangiza igitambo cya misa abashinzwe protokole badufasha kugira ngo batwereke ariko ni hafi y'ubugufi. Murakoze, mukomeze kugira ibirori byiza.